Denis Ziwa arembejwe n'inkoni yakubiswe ku munsi wa Pasika ubwo yari yigize Yesu Kristo. Ni umusore wiga mu mwaka wa kabiri w'ishami ry'amategeko muri kaminuza ya Kampala International University. Ubu arembeye mu bitaro kubera inkoni yakubiswe ubwo yari ari mu mukino yagaragayemo yigize Yesu Kristo. Uyu musore yakubiswe ku itariki 3 z'ukwa kane muri uyu mwaka ubwo ari kuwa gatanu mutagatifu, ubwo we na bagenzi be bari mu mukino ushushanya inzira y'umusaraba Yesu Kristo yanyuzemo mbere y'uko abambwa. Nk'uko Bibiliya bigaragaza, mu nzira Yesu Kristo yanyuzemo mbere y'uko abambwa yagendaga kubitwa n'abasirikare b'Abaromani. Ibi nibyo Denis Ziwa yagerageje kwigana mu nzira y'umusaraba yateguwe na Our Lady of African Church. Ariko birangira bagenzi be batangiye kumukubita nk'izakabwana, birengagije ko ibyo barimo ari imikino. Yakomeje atakamba ababwira ati mumbabarire, ati mundeke ngende, ariko bakomeza kumukubita izakabwana ubona ko bari seriye. Uyu ni umugenzo witwa Station of the Cross, usobanura inzira y'umusaraba. Uyu ni umugenzo ukorwa mu minsi mikuru ya Gikristo nka Good Friday, ariwo munsi wa gatanu mutagatifu, aho abakristo hirya no hino ku isi bibuka imibabaro Yesu Kristo yanyuzemo mbere y'uko abambwa. Ni umugenzo ukorwa kandi n'abakristo ba Kiliziya Gatolika, aho bitoramo umuntu agakina mu mwanya wa Yesu Kristo agamije kwigisha ububabare Yesu Kristo yaciyemo. Nubwo iki gikorwa ari kiyobokamana rero, hari ababibabariramo bakabikomerekeramo kandi bakabikuramo n'ubumuga budakira. Uyu munsi warabaye rero, ndetse hari n'abantu bakomeye bagaragaye muri iki gikorwa. Twavuga nka Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, ubwo yagaragaraga amashusho yacicikana ku mbuga nkoranyambaga yikoreye umusaraba yewe ari kumwe n'umuryango we, haba umugore we ndetse n'abandi bakristo Gatolika. Uyu musore rero bagenzi be baragiye baramuhuragura, aho abantu benshi baketse ko bari bamufitiye inzika ndetse n'imijinya, bati nta kuntu umuntu yaguhuragura kuriya azi ko muri mu rusengero akagukubita nta mbabazi ndetse nta n'impuhwe. Abandi bati aya ni amayobera matagatifu. Hari n'abandi bavuze ko Yesu Kristo yamuhaye igihano kubwo gukina ku mubyimba ndetse kina amashusho ashobora gukomeretsa umutima wa Yesu Kristo, bityo akahura n'ububabare budasanzwe. Uyu musore rero ubu ameze nabi, ariko akomeje kwitabwaho n'abaganga aho arwariye mu bitaro biherereye mu mujyi wa Kampala mu gihugu cy'Ubugande, kuko yaravunaguritse ingingo zose asigara ari injeke. Ata mwebwe murumva kabi kadasekwa nk'akeza. Reka bashimire mwe twakomeje kubana kuva ku ntangiriro y'iki kiganiro kugeza gisoje. Gedi Justin nakoze, umungu w'Abanyarwanda. Ikaze.